iminsi irabarirwa ku ntoki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri wa@rwandaday.rw kugira ngo nawe tuzahurire i Washington DC. niba bafite state zigera muri 54 ni ukuvuga ngo buri state bifite umwihariko wayo. Hari state zizwiho ko za mu bucuruzi cyane, hari state zizwiho ko zigira amashuri, hari state ziba mu inganda. Rero nekereza yuko mu mwihariko uri muri Amerika nuko buri munyarwanda bitewe na state arimo ibigiye ifite akantu k'umwihariko ashobora kuza gasangiza abanyarwanda cyangwa se ashobora gutangamo nka contribution bitandukanye nuko wavuga ngo yabereye mu gihugu kimwe gifite umuco umeze kimwe. So aha rero iyo ari Rwanda Day yabereye hano muri Amerika, usanga izana b'abanyarwanda bavuye muri Amerika ariko mu nguni zigiye zitandukana kandi bose bagiye bafite ubumenyi bugiye butandukanye. Ntekereza ko rero ari kimwe nshobora gutekereza ko iyo tugize amahirwe yo guhostinga Rwanda Day biba ari ubudasa. Ntekereza ko ari imwe mu bintu twibitseho hano muri diaspora ya Amerika. One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese. Yes, reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu hano ku ijwi rya diaspora One Nation Radio. Njye basuhuza nitwa Simon Muhumuza. Kwizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Murabizi ko tumaze iminsi turi kugaruka ku gikorwa giteganyijwe mu minsi iri imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igikorwa cya Rwanda Day igiye kuba ni nyuma y'imyaka 4 yari ishize itaba, kubera ko uko mubizi icyorezo cya COVID-19 kiri muri imwe mu mpamvu zagiye zikoma mu nkokora. Iki gikorwa ubundi cyari kimaze kuba ngarukamwaka, kibera mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora, aho umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bahura n'aba banyarwanda batuye mu ntara ya gatandatu. Kuri uyu munsi wa none rero twifuje nabwo kuganira n'umwe mu banyarwanda batuye mu ntara ya gatandatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Bwana Landry Kwizera, akaba kandi ari n'umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda batuye muri leta ya Maine hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Landry, uraho neza? Makuru umwaka wawutangiye neza? Yego, ndaho ndashima Imana Simeo. Umwaka twawutangiye neza, natwe twizere ko namwe mwawutangiye neza kandi mpereho mwifuriza umwaka mushya wa 2024. Urakoze cyane. Tutizimye mu magambo rero, ngira ngo Rwanda Day iraje aho ngaho rwose, ngira ngo imihanda iraba yakoranye yerekeza Washington DC. Iyi nkuru wowe ukimenya wayakiriye gute? Inkuru irashimishije, twaranezerewe kumva yuko tugiye kongera kugira amahirwe yo kwakira Rwanda Day hano muri Amerika, cyane yuko iyo twaherukaga waruvuze ngo harashize imyaka 4, aho twebwe buriya twaherukaga Rwanda Day hano muri Amerika muri 2016. Uribaza rero harashize imyaka 8 tutagira amahirwe yo kugira ngo yongere tuyakire, twakira abanyarwanda bavuye hirya hino mu Rwanda se cyangwa mu yindi migabane, na Perezida wacu Paul Kagame aza dusuhuze. Umva rero turanezerewe cyane. Yego, hanyuma ngira ngo iyi Rwanda Day igiye kuba, ariko yibaye nk'abanyarwanda bari aho ngaho, ndavuga mu ntara ya gatandatu, ni iki ibungukira mwebwe, cyane ko noneho haba hari n'abanyarwanda bandi bavuye mu Rwanda bakaza kwifatanya namwe n'abandi bava no mu bindi bihugu byegereye aho ngaho? twungukamo ibintu byinshi
niho hantu ugenda ugasanga twaba twimeze nk'aho twimuye u Rwanda tukaruzana aho turi. Perezida Paul Kagame ntabwo aba yaje wenyine, azana n'abantu bafite imyanya ikomeye muri leta, abaminisitiri batandukanye, haba harimo abacuruzi cyangwa se abashoramari, ku buryo bihuza abanyarwanda batuye muri Amerika cyangwa no mu zindi mpande z'isi, tugahurira hamwe tukungurana ibitekerezo, tukamenya progress aho igihugu kirimo kirava, aho kigeze, ndetse natwe ubwacu tuvuga ko dufite ijambo cyangwa dufite ibitekerezo dushobora gutanga mu rwego rwo kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu. Rero biroroha ko tuba twabonye abayobozi bakatuza batugana aho abanyarwanda bose bari, kugira ngo twumve ko dufite uruhare cyangwa dufite ijambo mu birimo birabera mu gihugu, ari naho havera amakonegisiyo abatandukanye, abantu bakanetiwakinga, uretse n'ababa bavuye mu yandi mahanga ndetse n'abanyarwanda basanzwe baba muri Amerika, hari igihe baba bamaze igihe tutabonana. Ugasanga hari tugiye turi bizi mu buryo butandukanye, ariko ugerayo ugahura n'abantu, abakora imirimo muhuje se bakagira ibitekerezo baguhereza, abakora ubushuti bundi bugatangira. Aba ari umwanya mwiza kandi ushimishije ku buryo buri muntu wese ugize amahirwe yo kugerayo avayo atandukanye n'uko yagiye ameze. Yego. Hanyuma kuri iyi nshuro rero urumva mwebwe mwari mumaze imyaka 8, ariko kandi navuga ko iyo urebye ahantu Rwanda Day imaze kubera hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni hamwe mu ho imaze kubera inshuro nyinshi. Wowe utekereza ko impamvu ibera kenshi aho ngaho ari iyihe? Ni uko se wenda diaspora yanyu iri active cyane kurusha izahandi mu bindi bihugu? Ni uko se wenda ariho hari umubare munini w'abanyarwanda baba mu ntara ya 6? Wowe utekereza ko ari iyihe mpamvu? Icyo kibazo kirakomeye, ariko iyo urebye wenda nka diaspora ya Amerika, usanga Amerika nubwo bavuga ngo ni igihugu, ariko uba usanga ari nk'umugabane. Niba bafite state zigera muri 54, ni ukuvuga ngo buri state ifite umwihariko wayo. Hari state zizwiho ko zibamo ubucuruzi cyane, hari state zizwiho ko zigira amashuri, hari state zibamo inganda. Rero ntekereza yuko mu mwihariko uri muri Amerika ni uko buri munyarwanda bitewe na state arimo iba igiye ifite akantu k'umwihariko ashobora kuza agasangiza abanyarwanda, cyangwa se ashobora gutangamo nka contribution bitandukanye nuko wavuga ngo yabereye mu gihugu kimwe gifite umuco umeze kimwe. Aha rero iyo ari Rwanda Day yabereye hano muri Amerika, usanga izana n'abanyarwanda bavuye muri Amerika ariko mu nguni zigiye zitandukana, kandi bose bagiye bafite ubumenyi bugiye butandukanye. Ntekereza ko rero ari kimwe nshobora gutekereza ko iyo tugize amahirwe yo guhostinga Rwanda Day biba ari ubudasa. Ntekereza ko ari imwe mu bintu twibitseho hano muri diaspora ya Amerika, yuko dufite ibintu byinshi biba bigiye bitandukana kubera yuko igihugu ari kinini kandi gifite imico itandukanye. Yego. Muri Rwanda Day zimaze kuba wowe witabiriye, ni nk'ikihe kintu utazibagirwa? Ikintu ntazibagirwa ni ukugenda ugahura no kubona abantu bazanye ibintu basanzwe bakora mu Rwanda bakabituzanira hano, ukabona abantu bose baratarama mu kinyarwanda, ukabona itorero rirahari ribyina iby'iwacu, noneho ukabona n'umukuru w'igihugu. Uba wumva muri makeya imipaka twayikuyeho, aho dutaramaga kinyarwanda, ukumva yuko igihugu cyanyu cyamuvinze. Rero nicyo kintu buri gihe ntekereje Rwanda Day mpita numva ngiye kongera gusubira mu Rwanda. Ni nko kujya gusura mu Rwanda uturiye indege. Yego. Kugeza ubu rero nk'umuyobozi w'abanyarwanda batuye aho muri Leta ya Maine, kuri ubu bizabera muri Washington DC, ariko ukurikije uburyo wenda aho mugeze n'aho amatariki ageze, urabona umubare cyangwa se uburyo bashaka kubyitabiramo bingana bite? Wenda hari akandi kantu nasangiza wowe cyangwa se n'abandi bari buze ku ino video. Yego. By'umwihariko hano muri Maine turimo turitegura cyane. Twaraye tugeze n'umugisha ubwo ejo ku cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa mbere, twagize amahirwe yo kugira intumwa yaje ivuye muri ambasade y'u Rwanda muri Washington. Ubumva nibo bazatwakira, aza kudusobanurira. Yitwa Bwana Muri Leta Francis. Aza kudusobanurira aho imyiteguro bayigeze ambasade, ariko natwe atubwira mbese se icyo tweye twakora. Rero imyiteguro igeze kure, ari ambasade ubwayemo kubikora neza. Ni ibintu bizaba bisobanutse, aho abantu bazaba bafite amabaje yabo ariho barcode, apana atariho amafoto. Harimo
ubudasa butandukanye n'izindi Rwanda Day zigeze zibaho. Rero ku giti cyacu nko muri Maine abantu ngo inkoko niyo ngoma, abantu bamwe bariyandikisha kandi tunasaba n'abatariyandikisha ko babishyiramo imbaraga. Iyo opportunité nk'uko nabivuze yaherukaga kuba imyaka 8. Rero ubu tugize amahirwe yo kuvuga tugiye kwakira Rwanda Day, ntabwo tuzi ngo indi zagaruka ryari. Rero iyi ngiyi tuyifate nk'iyacu, tuyitabire, abatariyandikisha biyandikishe, babigeze kure, hanyuma abandi barabukinga amatike y'indege benshi barabikoze, n'amahoteli barayatangaje. Ubu rero abantu bose turabukereye kugira ngo kuri ya tariki 2 n'iya 3 z'ukwezi kwa kabiri tuzabe twese turiyo, tugende twakira umukuru wacu w'igihugu, tugira amahirwe yo kuganira no kugira ngo dutange ibitekerezo bishobora gukomeza kubaka igihugu. Yego, hanyuma rero kugira ngo wenda n'abantu badukurikiye muri kano kanya nabo wenda batariyandikisha nk'uko bivuze biyandikishe, ni iki wabakangurira, ni iki bakwitega dusoza n'iki kiganiro tugiranye kigufi? Urakoze. Ntekereza yuko uyu ni umugisha, ni amahirwe dufite. Ngira ngo uno mwaka ho uzaba ari uw'akarusho. Turinjira muri 2024, ngira ngo urabyumva yuko imyaka 30 irashize tuvuye mu icuraburindi twari turimo mu 1994 ubwo habagaho jenoside yakorewe Abatutsi. Urebye ahantu igihugu cyari kiri naho tugeze ubu ngubu, uyu mwaka ntabwo usanzwe. Rero ntekereza ko nka diaspora iri muri Amerika ni chance tugize kugira ngo noneho uyu mwaka turi kumwe n'umuyobozi w'igihugu, aho tuzaba uyu mwaka nibwo tuzibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30, nibwo tuzibuka imyaka 30 igihugu kibohoye, nibwo tuzibuka tukareba aho tuvuye n'aho tugeze. Rero ntekereza kuba tugize amahirwe yo kwakira nyakubahwa Paul Kagame muri iyi minsi, umwaka utangira, ni ya celebration y'imyaka 30 igihugu kimaze kiyubaka, tuzaba tugize chance yo kugira ngo tube turi kumwe nawe. Ikindi nanone tuzabonaho n'umwanya wo kumushimira, tumwereke yuko yaturangaje imbere kandi akanemera gutanga kandidatire yiwe mu matora turimo turategura. Urumva uyu mwaka uzaba urimo ibintu byinshi, harimo no gutora n'amatora yo gutora umukuru w'igihugu. Kuba yaranemeye akavuga ati akomeza turangaza imbere, dukomeze twiyubakira igihugu, ntekereza ko ari chance buri munyarwanda wese uri muri Amerika agomba gufata akayikoresha kugira twese tuzaze tube tuhibereye, kuko ni amateka turimo turubaka kandi biratanga icyizere ko mu yindi myaka iri imbere, urebye aho tugeze mu myaka 30, igihugu kiratekanye, ibyiza bizakomeza kwiyongera. Rero ntekereza yuko hari amahirwe dufite kuba bizabera hano, tugomba kubyitabira ntawe usigaye inyuma. Yego, reka tugushimire cyane kandi tunifurize by'umwihariko abanyarwanda b'aho ngaho muri leta ya Maine n'ahandi ariko bazitabira Rwanda Day kuzagira ibirori byiza n'ibiganiro byiza muzagirana n'abayobozi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo Rwanda Day irabiba ni tariki 2 na tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakoze cyane Landry kwitabira ubutumire bwacu. Namwe murakoze cyane kuduha uno mwanya. Yego, hanyuma mwe mwari mudukurikiye rero naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Iminsi irabarirwa ku ntoki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri #Rwanda Day #rwa kugira ngo nawe tuzahurire Washington DC.